ubwo tuzaba dutangiye kwanariza iby'imikorere y'ubupapa n'ibindi byose mu buhanuzi nk'uko busobanura, tuzabona ko igihe ubupapa bwari buyoboye mu myaka 1260 nta kintu cyiza byigeze bizanira isi, ndetse byazanye igihe cyiswe ngo igihe cy'umwijima mu isi, aho uretse n'ubuyobokamana isi yacuze umwijima mu nguni zayo zose. Nyamara ubuhanuzi bwe bwarabivuze, bwari bwarabyigishije, mbega ibintu bikomeye, ko ubufatanye bw'itorero na leta nta wundi mumaro bizazana. Nyamara mu gusoza k'urugamba kw'intambara ikomeye, n'ubundi itorero na leta bizifatanya bigerageza kugira ngo bishake ubumwe, birebe ko hari icyiza byatuzanira, ariko ntacyo bizageraho. Abanyamadini bazagerageza ngo bagushaka ubumwe, ekumenizime, ariko nta kintu na kimwe bizageraho, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bazicara ku meza ngo bashake ukuntu bashaka ubufatanye, ariko ntibizashoboka, kubera yuko hazaba itorero ry'ukuri riri ku mugabo w'ukuri ari we Kristo, habeho n'amadini yaretse ukuri.